hari babandi bashumitse inzu nibo ubungubu bicaye ku ntebe y'ubucamanza bashinja abandi bakemeza byose. Ibyo nibyo byabaye. None abantu bamwe baragabanya agaciro k'iki kibazo bakagifata mu buryo bworoshye cyane bakagishyira ku buso gusa. Bavuga gusa ngo ni FCM 23 u Rwanda na perezida wabayeho mbere muri Congo uwo mwavuze. DRC you mentioned, by the way, ariko uziko nubwo sinzi impamvu abantu bibagirwa ibintu ko biboneye, uzi ukuntu perezida uriho ubu yabaye perezida. Ayo masezerano yari ahanini hagati y'u Rwanda na Congo. Hari n'andi masezerano y'ingenzi yari gukorwa yerekeye amatsinda yo muri Congo imbere mu gihugu arimo AFCM 23 na leta ya Congo n'abandi bose bashobora kubigiramo uruhare. Ayo yari ukuganirwaho no guhuza abantu n'igihugu cya Qatar. In and by Qatar, the state of Qatar. You remember the story when we Nibuka inkuru ubwo nahuraga na Perezida Tshisekedi i Qatar i Doha. Niho byatangiriye. And it originates ibi bintu ni nk'impande ebyiri z'ifaranga rimwe. So these are two sides of really the same coin. It happened and they've told even byabayeho kandi nabibabwiye no mu gihe gishize muri Mata umwaka ushize byabayeho rimwe. It happened once. Ibyabaye ntibizongera kuba ukundi, rimwe gusa ryarengaga urugero. Too many times. For the second one, niba hari ubundi bugizi bwa nabi hari undi uzabwishyura. Nibo bazagenda, nibo bazazima si u Rwanda ukundi. Ibyo uzabyemere. Nabisubiyemo kenshi, si ukwishyira hejuru, si n'igikorwa cyo kwirwanaho kugira ngo tubashe kubaho. Ntitubaho tubikesha undi muntu uwo ari we wese. Ntibizongera kubaho ukundi na rimwe. Never will it happen again. Wihangayika utumutwe kubw'ikinyabiziga cyawe cyagupfanye. Igisubizo ugifite hafi yawe. Ramforce Garage Limited yaje ari igisubizo cy'ibibazo byose. Ushobora gukorerwa ikinyabiziga cyawe byihuse mu kanya nk'ako guhumbya. Muri Ramforce Garage Limited dukora mekanike automobile, kugora no gutera irange, sudire z'ubwoko bwose. Dukora movero nshya ndetse tukanasana n'izangiritse. Dutanga stage ku banyeshuri bimenyereza umwuga w'ubukanishi, inzugi n'amadirishya by'inzugi, gutera amarange ku bisenge by'inzu, amashanyarazi yo mu modoka. Dufite kandi imashini zisuzuma imodoka zikanakuramo code muri computer z'imodoka. Ramforce Garage Limited dukora muri metero nke cyane uvuye muri gare y'akarere ka Ngoma ku muhanda werekeza mu karere ka Kayonza. Akarushi wacu nuko umutekano w'ikinyabiziga cyose twakiriye uba ari nta makemwa. Ikitonderwa, ikinyabiziga kitarengeje iminota 20 mu igaraje tugikorera ubuntu. Ugize panne mu muhanda turamudepana amasaha 24 kuri 24 aho ariho hose bibereye. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 55 18 323. Ramforce Garage Limited, service yacu ni nk'umurabyo. Nice Driving School, ishuri rya mbere kandi ry'icyitegererezo mu gutanga amasomo ajyanye no kwiga amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Wowe ushaka gukorera impushya z'ibinyabiziga wikwiye uvuga yuko wabuze aho kwigira, kuko ishuri Nice Driving School ryakwegereye. Wowe ushaka gukora uruhushya rw'agateganyo n'urwa burundu, igihe ni iki? Tugana aho dukorera Kabarondo Kayonza ndetse no ku Murindi wa Nasho munsi y'umurenge na Nyakarambi munsi ya station Lac Energies.
dufite abarimu b'inzobere kandi babihugukiye. Uwageze iwacu ntakora kabiri. Akarusho kuri wowe uri kure, ubu biroroshye kuko tubafitiye uburyo bwo kwiga mukoresheje ikoranabuhanga aho waba uri hose. Fata telefone yawe cyangwa mudasobwa yawe, ujye mu ishakiro, wandikemo wa3.umusamariya.com, ubundi ukurikiza amabwiriza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefone nimero 0788810377. Nice Driving School, ntiturushanwa ahubwo turabahiga. I would start by asking simple questions. Ndatangira ambaza ibibazo byoroshye. Mbere y'amasezerano yabayeho abifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngoma ya Trump, nubwo wahita uko ushaka, ese izindi nzego z'ubuyobozi haba muri Amerika, i Burayi cyangwa ahandi hose zigeze zitanga iki? Byari ibiki? Or Europe or anywhere else, did they offer? What is it? I mean, we could be talking about something. Ndashaka kuvuga ngo tuba tuvuga ku kintu runaka, reka tubiganireho. Mbere yo kugera ku buyobozi bwa Trump n'amasezerano yafashijweho, wowe uri umunyamakuru, ukurikira ibibera hirya no hino n'amakuru atandukanye, ukabihuza n'amateka n'ibindi byinshi. Kandi nubwo utabimbwira ubu, ariko nibura mu mutwe wawe gerageza wibuke andi masezerano yaba yarashatswe n'abandi bantu kugira ngo bakemure ikibazo cya Kongo, ariko bikarangira binaniranye ku mpamvu runaka, kandi ushobora no gushinja uwo ushaka. That had been brokered by anybody that were even suitable to deal with the problem in DRC, that may be failed because of this or that, and you may put the blame on anybody you wish to. So my question is, where ikibazo cyanjye rero ni iki? Ayo masezerano se ari niba ntayo, dushobora no kujya mu bisobanuro birambuye nyuma. Maybe we can even go into more details later. Trump administration, hanyuma haza ubuyobozi bwa Trump. Icya mbere, ndashimira kuba baranahaye icyo kibazo agaciro. Bashoboraga kukihorera nk'uko benshi babigenje, bagashyira umutima ku bibera mu burasirazuba bwo hagati, muri Ukraine, mu Burusiya no muri Iran. What is happening in the Middle East, in Ukraine, Russia, Iran, and those are... Ibyo nibyo byinshi abantu batekereza ko bifite agaciro kurusha ikibazo cya Afurika. Having to deal with this African problem. Ntibikwiye kubaho, ariko twarabibonye mbere, ariko bo barabifashe. But they took time. Now, I'll try to summarize. Ubu ndagerageza gusobanura muri make uko nsobanukiye ayo masezerano n'ukuntu yaje kubaho. Bamaze kwemeza ko bagiye gukemura icyo kibazo, ayo masezerano yubakiye ku nkingi eshatu nyamukuru. Three pillars it is built on. One is iya mbere economic, ni ubukungu. if you will. Iya kabiri ni umutekano. Iya gatatu ni ubushake bwa politiki. Ndakeka ko izo nkingi eshatu zifitanye cyane ku buryo utashobora gukemura imwe ngo ureke izindi, kuko zose zifitanye isano n'ikibazo nyirizina. In fact, the main parts of the problem. Now, people tend to concentrate more. Mu by'ukuri ibyo nibyo bigize igice kinini cy'ikibazo.
noneho abantu benshi bakunze kwibanda ku bijyanye n'ubukungu ku mpamvu runaka. Ntekereza yuko bamwe mu babigizemo uruhare muri aka karere bari bafite impungenge ku kibazo, bari bafite mu mutwe igitekerezo cyo kungukira kuri ibi bikoresho kuko babonaga ari ibintu bifite agaciro kanini. Bityo rero bashakaga gutera uwo mutego bavuga ngo ndaguha ibi, ndaguha biriya, uzagenzura ibintu isi yose ikeneye, rero ndaguha ibyo. Ariko abo bateraga uwo mutego ku bantu bashoboraga kugira uruhare mu gukemura ikibazo, ntabwo mu by'ukuri bari bafite intego yo kubona igisubizo kirambye ku bibazo byabo cyangwa ku bibazo bidukomereye. We are really not looking for a durable solution to their problems or to the problems that affect us in the region. They just wanted to have mu karere bashakaga gusa kugira inyungu kurusha abo bahanganye nabo, kandi batanga agahimbazamusyi kuri bamwe bati tuzabaha ibi mudufashe gukemura ikibazo cya M23 cyangwa AFC M23 cyangwa u Rwanda nk'uko tubibona cyangwa abanzi bacu. Rwanda is perceived or our enemies. And that then people just nuko abantu bagafatwa n'iryo shyano bakabyemera maze bagakemura ikibazo uko leta ya Kongo ibibona. Address the problem the way the government of Congo saw it. No, but the Trump administration ariko ubuyobozi bwa Trump bwo bwakomeje kureba uko izi ngingo eshatu zabaga zigomba gukemurwa zifatanye: ibijyanye na politiki, umutekano n'ubukungu. Naho mu bitekerezo by'abandi bantu byari ubukungu gusa, ushaka amasezerano, ushaka amafaranga, ushaka amabuye y'agaciro, ushaka ibi, ngaho fata, ariko turokore abadutera ibibazo nubwo bitaba bikemura ibibazo nyirizina bitewe n'uko babibona. Depending on how they see it. So I'm sure that is what is still. Ndakeka ko ibyo bigikomeza kugira ingaruka kandi bishobora no kuzagira ingaruka mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, kuko ibyo abantu bari gutekereza siko byose babibona ku gipimo c'100%, ariko mu gukemura ikibazo nk'iki bisaba impande zombi kugira ibyo zitanga n'ibyo zemera kwakira. It's give and take. You don't get 100%. Ntushobora kubona 100% by'ibyo wifuza kuko hari impande nyinshi zirebwa n'ikibazo. Buri wese ashobora kubona igice cy'ibyo yashakaga, undi nawe akabona igice cye, hanyuma hamwe bikazana ituze. Ku bwanjye rero mbona harimo amahirwe yuko twagera ku kintu gifatika. I think there is a chance that we may get somewhere with that. And why I asked the previous question, the other question. Ubwo nabazaga cya kibazo cyanjye cyabanje kijyanye n'uko izindi nzego z'ubuyobozi zagiye zifata iki kibazo, byari bisa nkaho nta kwitaho kwariho mu bijyanye no gukemura iki kibazo nk'uko biri ubu. There was less caring for how to deal with this matter than we have now. Kuri bo byabaga ari nko kuvuga gusa ngo aha M23 tubashyireho ibihano birarangiye, ariko se wakemura uti ikibazo nk'ibi ngibi ngo utegereje impinduka. Sintekereza ko bigeze banigira ku mateka. I don't think they have even learned from history. In fact, it is the same people. Mu by'ukuri ni abandi bantu bananirwaga icyo gihe, none ubu ko tuganira na bamwe muri bo baravuga ngo ese wowe ubona gute by'amasezerano ya Trump, ngo yewe uzi, ariko se
ni nko kuvuga ko batagitinya no kugaragaza ko batishimiye ibyabaye kuko bitari ku isonga ryabyo. Because they are not at the center of it. It's like, what do we have? Ni nko kuvuga ngo ese twebwe turihe muri ibi byose. Nkababwira nti ibyo si ibyanjye, mwari hano imyaka yose ntacyo mukora uretse gukora ibinyuranye n'ibikwiye. Doing nothing except doing the wrong thing. Nabaje bamwe muri bo nti igihe mwari mwiyemeje cyane gushyiraho ibihano u Rwanda, gushyiraho ibihano mu 2023 mushimagiza uruhande rwa Kongo, ariko mugaceceka cyangwa se mukavuga ibintu bitumvikana kuri FDLR, mwatekerezaga ko ibyo mukora byari gukemura ikibazo? You know, what did you really think you were doing that would address the problem? So why would you be asking? None se ni kuki yari nge muri kubibaza ubu? Mwagombaga kumbaza icyo gihe. Mwarabikoze, ndabasobanurira, ntimwanyumvise, mwihitiyemo gukora ibintu uko mwashakaga, uko mwatekerezaga ko, kandi nanone simbangirwa no kubibutsa ko mu by'ukuri ari nabyo bagize igice cy'ikibazo. Igice kinini cy'ikibazo cya Kongo ni mpuzamahanga, si icy'imbere gusa. The main part of the problem of this Congo situation is external in actual fact. Look at the murebe ku bitarebana n'uburyo Loni imaze igihe iri muri Kongo, hashize imyaka ingahe ihari. Murambaza abantu nti mwatangiye kera cyane mufata umwanzuro wo kohereza iyo misiyo, nimwe mwabikoze, ariko hashize imyaka 2 irenga. But it's a couple of decades it's been there. Iyo misiyo iracyahari, ntimwigeze na rimwe mwicara ngo murebe ibyo mwagezeho, ibyo mukora aho ngaho muri, ahubwo mukomeza gusa kugenda nk'imodoka itazima iramuka gusa. Icya kabiri, bijyana n'iyo misiyo, niba warigeze kumva ikintu cyitwa itsinda ry'impuguke, group of experts, ribwira abantu inkuru z'ibibera ku butaka, rikaba rishinzwe no kuyobora zimwe mu ngamba n'ibikorwa n'ibindi bijyanye nabyo. Ubuhanga butanga ndetse n'ibyegeranyo bandika, mu by'ukuri nta sano bifitanye n'ibiri kubera aho ikibazo kiri. Ayo maraporo bandika yanditswe kera cyane, igihe bahabwaga izo nshingano baba baje gusa kureba uko ibintu byose bihuye n'ibyo batangiranye. Conforms to that as of origin. Because that's why you always find, niyo mpamvu usanga muri raporo zabo abavuga ko ari abere ari bose, keretse ababa barakoze ibyaha byo kuri, except the actual perpetrators. Ntuzigera ubona banditse raporo yuzuye neza ku bijyanye na FDLR. Ntuzigera ubona banditse raporo yerekana uburyo inzego za leta zifatanije na FDLR mu gukwirakwiza ingengabitekerezo y'urwango, ingengabitekerezo ya jenoside. Genocide ideology. Ibyo bikorwa abantu bose babireba ku manywa y'ihangu, ariko wibaza ukuntu abo bita impuguke batabibona. Ariko muri za raporo zabo 75% ibishinja AFC M23 n'u Rwanda. It's blame on AFC M23 and Rwanda. And kandi bahora ababihuza bati ni M23 ishyikiwe n'u Rwanda. Rwanda backed M23. You will tell me,
wowe uzambwire mu bushakashatsi bwawe niba warigeze ubonaho bavuga FDR ishyigikiwe na Congo. Ntuzabibona na rimwe. You never. So the narrative, rero inkuru barayanditse kera, baza hano kureba gusa niba ibintu bijyanye n'iyo nkuru yabo. Adjusted to suit what they want. They talk about baravuga ngo minerals, amabuye y'agaciro niyo soko y'ikibazo cyose. Ariko rero nabo ubwabo bakwiye kwishima, kuko niba aribo batangiye gushyira amabuye y'agaciro ku isonga, hanyuma bakagira uwo bashinja ngo yari yemeye amasezerano y'amabuye, ariko akongeraho ngo turashaka gukemura ikibazo, sibo ba mbere bayashyize ku murongo. None se barashinja ubuyobozi bwa Trump kuba baravuze ngo bafite amasezerano akomeye ku mabuye y'agaciro? Yego, ariko nimwe mwazanye iryo zina, mwebwe bantu mushinja buri wese nuko mushinja n'ubuyobozi bwa Trump. Ariko uko babyifashishije ni nko kuvuga ngo u Rwanda ruri muri Congo rukora ibyo rushaka, rushyikiye mu 23, cyangwa ngo mu 23 iriho kubera amabuye y'agaciro, uko babyumva. According to them. So they keep baguma rero gukina n'iyo nkuru ndetse bakayikabiriza cyane. Ibyo bigeraho bigatuma ibisubizo ku kibazo bitaboneka, nko kubona abateye inkongi y'umuriro, ariko bo babaye abacamanza n'abashinjacyaha ku bantu bashinjwa yuko bateje inkongi. It's like having arsonists being the judge and the prosecutor of people for burning down the house. The very ones who burnt down the house ari babandi bashumitse inzu nibo ubu ngubu bicaye ku ntebe y'ubucamanza bashinja abandi bakemeza byose. Ibyo nibyo byabaye. None abantu bamwe baragabanya agaciro k'iki kibazo, bakagifata mu buryo bworoshye cyane, bakagishyira ku buso gusa. Bavuga gusa ngo ni FCM 23 u Rwanda na perezida wabayeho mbere muri Congo uwo mwavuze. DRC you mentioned, by the way. Ariko uziko nubwo sinzi impamvu abantu bibagirwa ibintu ko biboneye, uzi ukuntu perezida uriho ubu yabaye perezida. Yarahamagawe bamushyira mu biro, undi mugabo atekereza ko agiye kugira amasezerano meza amushyikiriza ubutegetsi. Uzi ko hari abatangabuhamya abaperezida b'ibihugu, warabimenye? Umwe muri bo ni perezida wahoze ari uwa Kenya, Uhuru Kenyatta. Undi ni perezida wa Misiri, Sisi. Undi ni perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Nujya kubasura uzababaza icyo kibazo. Rero ibi byose ubona nifuza ko byibura bagira ubutwari bwo kuza imbere bakavuga bati mureke gato, twebwe turabizi iby'iyi nkuru. Iyo nkuru ikindi kandi uzi ko u Rwanda rushinjwa M23 ibera mu burasirazuba bwa Kongo n'ibindi byose, bra 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 bra. M23, FCM23, Eastern Congo, bra bra bra, and so on and so forth. Fine, you can blame us. Nta kibazo, mushobora kudushinja ko twakoze ibyo dushoboye byose ngo FDR itazatera ibibazo u Rwanda ndetse n'abashyigikiye. And whoever was supporting that.
But you cannot even, ariko ntimwashobora kutugerekaho for itangira ry'iyo ntambara, the start of this conflict. Because kuko buri wese azi aho intambara yatangiriye n'uwayitangije, kandi nta sano n'intambara u Rwanda rwatangije, and it is nothing to do with Rwanda. This M23 M23 nabivuze mbere yaturutse muri Uganda, ntabwo yaturutse ino. Nose kuki bitigeze bifatwa nk'ikibazo cya Uganda? Ese ibyo mvuga ni bishya kuri wowe? Ntabyo wari uzi. Ariko inkuru uko imeze kugeza ubu nuko buri munsi havuga u Rwanda, u Rwanda M23, u Rwanda FDLR. Ariko mwagombye no kubwira abantu ko ibibazo byabaye ku Rwanda, ikibazo cyacu kiroroshye, gifite ibice bibiri. FDLR yabaye ikibazo mu bihe byashize, ni ikibazo kandi izakomeza kuba ikibazo niba ikomeje kuba iteza u Rwanda ibyago. Nta na rimwe nk'uko nabivuze mbere, ntidukeneye uruhushya rw'umuntu uwo ari we wese ngo turengere igihugu cyacu, ntacyo bivuze. Rero reka tureke ibyo. Ikindi ni uko Kongo ubwayo iri kwimura abaturage bayo b'inkomoko mu karere, babakura mu ngo zabo z'igisekuru ku kindi, kandi u Rwanda nta ruhare rubifitemo mu bijyanye n'uko abantu bavuga ikinyarwanda bageze muri Kongo. Nta na kimwe, ntiwanshinja ibyo. Ariko barimo kwica abantu ku manywa y'ihangu, bakabakura mu ngo zabo, bakabagira impunzi hano mu Rwanda. Uzi umubare w'ibihumbi 10 by'abantu bakomoka hariya bamaze kuba impunzi hano. Icyo kuba tubakira hano, ndetse nuko tuvuga ko ngo ntidushobora kwemera FDLR, ni ikibazo abantu bakwiye gushinja u Rwanda. Ikibazo kigoye ku buryo ngo itsinda ry'impuguke ritagishobora kubibona. None rero nk'igisubizo kirambuye ku kibazo cyoroshye wambajije, the very simple question you asked. Igisubizo cyose kitareba kuri ibibazo by'ingenzi bigomba gukemurwa kizakomeza gusa kubyutsa ibibazo hagati y'u Rwanda, Kongo, akarere kose, ndetse no ku rwego mpuzamahanga iteka ryose. The problems between Rwanda, DRC, the whole region, and whatever is going forever. But the matter is, ariko ikibazo bwacyo kiroroshye. Niba nta mikino irimo, niba nta guhingenga bitekerezo jenoside umwanya mu karere, ibibazo birakemuka. Take over the region and then things can be addressed. So for me, ku bwanjye rero ndashimira icyemezo cya President Trump. President Trump's decision. Kandi niyo bitagenda neza, sintekereza ko ari bo bagomba gushinjwa. Si bo bagomba kubibazwa. They are not the ones to blame. Kuko mu by'ukuri si bo bagomba gushyira mu bikorwa ibyo twumvikanyeho. What we have agreed. Icyo twakoze ni ukuzana abantu bireba ku kibazo, bakazana uburyo bushya bwo kugikemura. Introduced a new way of approaching this problem, which has ibyo kandi ni ku bitarigeze bitangwa n'abandi. Rero hano ni inshingano yacu, ni umurimo wacu kuri twe mu karere gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Yaba Kongo cyangwa u Rwanda bagomba kubahiriza ibyo bemeye mu masezerano.
But of course it helps ariko rwose birafasha iyo leta zunze ubumwe za Amerika zigumye hafi zibikurikirana zikabaza abantu ngo mwavuze ko muzabikora byagenze bite baba bafite imbaraga runaka muri ibyo bibazo. They have some leverage over the matter. So I think I have ndumva rero narabivuze mu buryo buhagije kugira ngo nsubize n'ibindi bibazo cyari gutanga. Other questions related coming. Yes, okay. Thank you. So we could have light and then we'll come this way. There's another mic. Thank you, Mr. President, for murakoze bwana perezida kuduha ikaze, murakoze cyane. Mfite ikibazo kigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere kijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo ku bijyanye no gufatanya mu by'umutekano no gukora FDLR. Nibihe byijejwe kugira ngo ibigerweho? Icya kabiri ni intambwe izafatwa n'u Rwanda niba FDLR idakuweho. If the FDLR is not removing. Yeah, let me add something. Yego, reka nongereho gato ariko ndaza gusubiza ikibazo cyawe. Muri make, by the way, amasezerano twagize Washington DC ntabwo ahagaze ukwayo. In Washington DC it does not stand in isolation. That one was ayo masezerano yari ahanini hagati y'u Rwanda na Congo. Rwanda and DRC. Equally important. Hari n'andi masezerano y'ingenzi ari gukorwa yerekeye amatsinda yo muri Congo imbere mu gihugu arimo AFCM 23 na leta ya Congo. N'abandi bose bashobora kubigiramo uruhare. Ayo yari ukuganirwaho no guhuza abantu n'igihugu cya Qatar. And brokered in and by Qatar, the state of Qatar. You remember the story when we mwibuka inkuru ubwo nahuraga na Perezida Tshisekedi i Qatar i Doha. Niho byatangiriye. And it originates ibi bintu ni nk'impande ebyiri z'ifaranga rimwe. So these are two sides of really the same coin. So internal matters so that birari ibibazo by'imbere kandi impamvu yabyo ni ukwirinda urujijo rwari rumaze imyaka myinshi ntawe urwitaho cyangwa ngo arukemure. Congo yahoraga ishaka kugaragaza ko ikibazo ari hagati y'u Rwanda na Congo gusa. A problem between Rwanda and DRC. But there is a bigger component. Ariko hari igice kinini cyane. Hari ikibazo cya Congo ubwayo kidafite aho gihuriye n'u Rwanda. So that's why niyo mpamvu muri make ayo masezerano ari gukorerwa muri Qatar tuyareba mu buryo bwagutse hagati ya AFCM 23 na Congo kandi bishobora no kurenga kuko ni igice cya politiki noneho. And maybe by extension, because that is the political side now. I said three things: the political. Navuze ibintu bitatu: politiki, ubukungu n'umutekano. Igice cya politiki hanini ni ikibazo cy'imbere mu gihugu kugira ngo kidakomeza gutera ibibazo. Aho abantu banyagwa ubwenegihugu cyangwa se nk'uko byigeze kugenda ubutegetsi buhabwa umuntu runaka ubundi bigakomeza kandi n'ubwa mbere ubwo habaye amatora ngo nta matora ariko nta matora yabaye byari gukomeza ubutegetsi uwo muntu yahawe mbere agakomeza kubwiharira. The thing that was handed to the man and he just keeps running with it. But that's another story. Ariko ibyo n'indi nkuru. So reka and I'm reminded by what you ibyo wibukije binyibukije ikintu. As I said, nk'uko navuze we reached an agreement. Twageze ku masezerano Washington DC ariko si Washington izashyira mu bikorwa. To implement it
It's those who reach the agreement. n'abageze kuri ayo masezerano ni nabo bagomba kuyashyira mu bikorwa, kandi twabonye mu mateka yose y'iki kibazo ko abantu atari ko bose bakora ibyo biyemeje gukora nk'uko babyemeye. Do things according to what they agreed they are going to do. That's the lesson you have learned over the iryo ni isomo twize mu myaka myinshi. So if FDLR is not, niba FDLR idasenywe, twaragennye uburyo bwo kuyikemurira mu masezerano, bivuze ko FDLR izakomeza kubaho, bityo n'ikibazo kizakomeza kubaho, kandi u Rwanda ruzahora rukora ibyo rugomba gukora igihe FDLR ikiriho. When FDLR is along our border, there is no magic nta kimenyetso cy'ubumaji gihari cyo gukemura iki kibazo. Ugomba gusa gukora ibikwiye gukorwa kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ku ruhande rwacu dufite izo nshingano, kandi twatanze ibisobanuro byacu, kandi muri byo twumvikanye ku bintu bitandukanye byo gukora kugira ngo dukemure iki kibazo, kandi tubikore dufatanije n'abandi. Tuzabikora. Nta na rimwe muzabona u Rwanda rurenze ku byo rwumvikanye gukora, nta na rimwe. Ariko niba haramutse hafashwe icyemezo cyo gukina amayeri no kudasubiza inyuma mu bibazo, tuzakomeza dukemura ikibazo nk'uko twakomeje kugikemura, nta yandi mahitamo ahari. Ariko turi abantu b'ukuri, turi inyangamugayo, dutegereje gushyira mu bikorwa ibyo twemeranijweho no guca burundu icyo kibazo. Ku Rwanda nshobora kuguha ibisobanuro kuri buri kintu cyose wantumaho. Icyo ntashaka kuguha ni ibisobanuro n'iby'abandi bakoze, kuko mu myaka 13 ishize ibyo navugaga icyo gihe u Rwanda rwahoraga ruhinduka. Those 13 years ago and what I said, Rwanda has constantly been changing. Ariko ibihugu bikomeye nuko bitureba cyangwa se bireba n'abandi banyafurika, ibyo byo ntabwo byigeze bihinduka. Ni inkuru imwe narimo mvuga. Ntacyo bitayeho. Si uko gusa batabikozwa, ahubwo bashaka kukubuza kwikunda cyangwa se kwifasha. Icyo nicyo kibazo gikomeye kurusha ibindi. Ariko ku Rwanda intambwe twateye cyane cyane mu kwitaho no kwifasha, ibyo ni inkuru ivugira ubwayo. The story speaks for itself. Do you know that uzi ko nko mu bijyanye n'uburasirazuba bwa Kongo, mbere y'uko Goma, Bukavu n'ahandi bifatwa, before the fall of Goma and Bukavu and other parts, what had been assembled, ibyo leta n'abitwa inshuti zabo bari barateguye n'abandi bose bafatanije nabo bahuriyeho ari benshi, abagabo n'abagore bafite intwaro zitabarika, banashoboye gukangurira ibihugu bindi kubatera inkunga n'inkunga ya politiki, ntiwabasha kubyemera. Assembled in terms of mobilizing even support of other countries politically support that, you would not believe it. But what happened? Ariko icyo gihe icyabaye murakizi, mwarakibonye, nuko u Rwanda rwavuze ngo ibi ntibizongera kubera hano. Ibyo ntabwo bibaho gutyo gusa. Uba warateye intambwe nyinshi mu nzego zitandukanye kugira ngo ubashe kwihagararaho
no gusubiza ibikugeraho byose bigamije kukurimbura and respond to all the things that are brought your way to destroy you. So I think rero iyi nkuru izakomeza kwivugira ubwayo mu myaka myinshi iri imbere. Iyo tutaza kuba twarubatse ubumwe mu ntego, imbaraga zo kwirengera no kubaho, u Rwanda ntirwashobora kubaho ku byemezo by'abandi. Preserve ourselves and live. This Rwanda cannot live on the whims of others. No. It happened, and I've told you even byabayeho kandi nabibabwiye no mu gihe gishize muri Mata umwaka ushize byabayeho rimwe. It happened once. Ibyabaye ntibizongera kuba ukundi, rimwe gusa ryarengaga urugero. Too many times. For the second one, niba hari ubundi bugizi bwa nabi, hari undi uzabwishyura. Nibo bazagenda, nibo bazazima si u Rwanda ukundi. Ibyo uzabyemere. Nabisubiyemo kenshi, si ukwishyira hejuru, si n'igikorwa cyo kwirwanaho kugira ngo tubashe kubaho. Ntitubaho tubikesha undi muntu uwo ari we wese. Ntibizongera kubaho ukundi na rimwe. Never will it happen again. That's a bit complicated, but icyo ni ikibazo gikomeye ariko ndagerageza. Mu ntangiriro navugaga ko imyaka 31 yose ari inkuru igoye ariko ishimishije. A tough but enjoyable story. I meant the tough. Nashaka kuvuga ko igice kigoye aricyo twahuye nacyo tukagihangana. Iki kibazo cyari kinini cyane ku buryo umuntu utarumazemo umutima yakivamo mu munsi umwe gusa. For the half-hearted, they would just collapse under the weight of it first day. But fortunately, we had amahirwe twari dufite nuko twari dufite abantu benshi rwose bari biteguye gukora uwo murimo, kandi bari biteguye bashoboye gutanga byose kuko byari bivuze byose kuri bo. Because it meant everything to them. When something means everything, ikintu kikubereye byose uragitangira byose kugira ngo kibe mu maboko meza. It is in good hands. But it was tough. Ariko byari bigoye. Ibyo nta mpaka, nta n'uburyo bwo kubisobanura burenzeho. There is no way of emphasizing it. The enjoyable part, igice gishimishije navugaga no mu bihe bigoye ni ukumva neza iyo nkuru, aho wavuye n'aho ujya, hanyuma ukisanga uri hagati muri iyo nkuru. Understanding the story itself, where you are coming from and where you are going, and then finding yourself in the middle of it, being one among waba umwe mu benshi barebwaho kugira ngo bahangane n'urugendo rukomeye cyane, biguha ishema. Impamvu yo gukomera ni ikintu gifite agaciro kuba wagihuriraho n'abandi. It gives a sense of pride, inspiration, really something that is worth being associated with. And when you are there, iyo uhari rero, ariko nanone ugomba kubireba mu buryo bwo kumva ko
inkuru It doesn't itarangirira aho end there. The story doesn't end. ntiharangirira What comes out in the kandi end, icyo uzasohokamo amaherezo kigomba kwerekana must itandukaniro reflect hagati y'ikibi that warwanije difference n'icyo uri kubaka between what you really fought against and what you are creating. They have to be different. bigomba kuba bitandukanye You can't fight ntushobora against kurwana ku bad kintu thing kibi hanyuma and nawe end up ugasoza with uri the mubi bad thing nkacyo yourself. kuko byaba ari ugupfusha ubuzima It busa would be such a n'iyo waste of life. byaba ari mu buryo bw'umuntu ku giti cye Personal terms, in personal terms. So for me, ku bwanjye rero mu byanjye bwite hari ibyo nshobora gusobanura ariko hari n'ibyo ntashobora gusobanura I cannot explain why sinshobora gusobanura impamvu mu bintu nk'ibyo bitashoboka gusobanura uburyo n'uburemere bwabyo byarenze urugero aho abantu benshi navuze bari biteguye gutanga byose kandi koko barabitanze benshi muri bo ntibakiri kumwe natwe many of them are no longer with us. But their names, their stories, ariko amazina yabo inkuru zabo ziracyabaho ubutwari bwabo buracyadutuyemo ariko nanone sinshobora gusobanura impamvu muri urwo rugendo rwose hari abatakiriho abandi bakiriho one is no longer with us and the others are still with us. Yet all of us nyamara are twese twari exposed duhanganye n'akaga kamwe to the same danger. I don't think those who are still lucky ntekereza ko batarapfuye kugeza ubu nkanjye dufite amahirwe gusa I cannot account for why I'm sinshobora gusobanura impamvu nkiriho I could have easily ntabwo nshobora rwose gone the way of the others kugenda nk'abandi batakiriho Therefore, it can't be bityo rero ntabwo byaba ko hari umuntu wagombye gushimirwa cyangwa gusingizwa kuba akiriho for staying being alive because kuko ntaho bihuriye n'ubwenge cyangwa ubutwari bwawe byarabaye gusa si uko waba uri umuhanga kurusha abandi cyangwa intwari kurusha abandi oya byarabaye gusa ibyo rero sinshobora kubisobanura sinabibazwa icyo nshobora gusobanura nibyo nkora igihe nkiri kandi mu by'ukuri bamwe mu batakaje ubuzima bwabo turabibuka turabashima tubaha icyubahiro kubera ibyo tuzi ko bifitanye isano nabo cyangwa ibyo bakoze bakiri no iyo bapfuye nuko bimeze yego ni abantu tuzi bitewe n'ibyo bakoze ku bijyanye rero n'inkuru zijyanye n'ubuzima bwanjye wabifata uko ushaka hari bimwe ntari mfitemo uruhare ariko hari n'ibindi mbazwa ahari nibyo ushobora gusuzuma uko ubishaka judge the way you want.